none se njyewe rero Bruce Melody nanjye ndi umwe mu bafana bari ko batari abindane ntago ndi bafana bisiga amarangi ariko Bruce Melody yahawe umukoro yahawe muri kino gihe urahuze umukoro yahawe muri iki gihe turimo cyo kwibuka cyo kwibuka ntago nabashije kumukurikirana neza muri minsi ariko hari icyo wandusha nawe ukaba wamfasha ukambwira sinabakinnyi ba filime gusa ni impande zose tugomba kunyuza ibitekerezo ku mpande zose bitewe n'ibikorwa umuntu akora nshobora kuba ndi umumotari mu mujyi wa Kigali nkatanga ubutumwa cyangwa se nshobora kuba ndi n'umudije ntanga indirimbo ariko nkatanga ubutumwa cyangwa se waza no kunyaka film nkagushishikariza kureba film irimo ubutumwa bujyanye n'ibihe turimo. Ride nashakishije ahantu yabiri nahabuze tu ntago ewana wumve ko nakatakaza amakaritsiye yose ariko biragoranye cyane basigaye bitsimba tu ntago turizanya mirambo ubwo nyine haba hahiye biba ari ibibazo cyane kubona aho kuri Ride Jema narizi ko ubundi imbere Ride yarabaga urumva umuntu akamakinga sure ko afite inshuti y'umusiramu iri buze kumuvumbisha ko byasa kose ukavuga ati inshuti rwose ndayizirikaho igomba kuza kunjyana umve ukanayiherekeza guhaha nyine nko mu gitondo kugira ngo agapirawo nimugoroba uze kugakanda mu gicamunsi cyashize ejo twabonye ikipe ya Bayern Munich urayizi yo mu Budage twabonye yarifatanyije cyane n'abanyarwanda muri iki gihe kitoroshye cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ariko mu Rwanda mu by'ukuri mu makipe yose nta kipe nigeze mbona ya participatinze muri icyo gikorwa buri ubona bitagaragaza negligence cyangwa bari abanyamahanga bataraduhaye umukoro wo kwigaho mu gihe bafashe umwanya bakibuka bagafata umwanya bagakora documentary ivuga cyane mu gihe turimo cyo kwibuka kandi mu Rwanda bamwe mu bakinnyi kandi bafite audience itari ntoya bamwe mu bakinnyi bafite abafana babakunda nkamwe muri rusange ugasanga bo ntago bigeze abikora ubona atari ikibazo gikomeye cyane reka nkwifurize kumera neza aho uherereye hose Imana y'amahoro nigomeze ibane nawe kandi ikomeze ikurinde ndayizera neza yuko abari kwizihiza Ride kuri uyu munsi mumeze neza ndabizi mwaryohewe ndetse n'abari mu ibi bihe bitoroshye byo kwibuka namwe ndizera yuko kwibuka bikomeje bigenda neza tumaze iminsi myinshi rero tuganira byinshi byerekeye kuri no minsi turimo mbese uri kwibuka cyane kandi boro egera inyuma ibo uzino iyo ufashe boro gutya mana gutyo nari niyo wazabaza namaze niyo uko zoom mu mutwe ngo bise bikwicira nari komba mfite interest nabirenze reka nkwifurize kumera neza aho uherereye hose kandi nkomeze kugusuhuza aho dukurikira cyane kuri no channel yacu ya Mala Media TV reka nkubwire ngo Imana y'amahoro nigomeze kurinde kandi ikomeze guhereza umugisha ikurinde muri byose ukora kandi ikomeze kubana nawe murabizi neza yuko rero iyo uri kunyumva kuri microphone aba cyo gihe cyo kugira ngo ngugeze amakuru atandukanye ari gutrendinga cyane mu myidagaduro byaba muri politike ndetse na sport uyu munsi rero nkuko mubibona turi kumwe n'umusore w'umujene umusore uhagaze neza umusore ufunzemo neza as long as ubibona nawe ugomba kubyemera mbere yuko ntangira kumuganiriza rero reka mbanze nizihirize abantu murimo mwizizi Ride kuri uno munsi reka mbabwire ngo muryoherwe cyane kandi nizeye ko mwese mwezi Ramadan yabagendeye neza nubwo mwanze kumvumbisha ariko nta kibazo mu by'ukuri rero twatumaze iminsi tuganira cyane muri ibi turimo n'umuntu tuza kugenda tubinyuraho ariko cyane shaka ko tuganira n'uyu musore muruzi hano tukaganira nawe kugira ngo mumenye byimbitse kuko ntago ari ubwa mbere mubonye kuri zino kamera zacu za Mala Media TV turaganira cyane umeze gute musore meze neza cyane umeze fresh ndabona ufunzemo neza wambaye agapira gashininga yona kari akagrife ako kagrife ako no wagateyeho kagashene biraho ako kaboro kagashene se ndi kubona mu gatuza byasokanye cyangwa niwo wagize
no wakashizeho ewa kakaboro birasohokana kabisa tu birasohokana yeah. Wambaye TikTok use kuri kwamariza brand y'abandi baba bagutaye nk'umufuka n'ubundi tubereyeho abandi tubereyeho abandi yes. Ni ibisazi rero njye mba numva rero boro zose zitari nk'umufungo biba ari ibisazi utazombwira ngo nkwamarize fofu okay iyo bibaye ngombwa urabikora urumva umuntu aba yambaye n'agastile nanjye baba bandemeye bakanyambika baba bagutaye uko bisa kose rero ntago ari ubwa mbere ugaragaye kuri zino kamera zacu of course twaraganiriye bwa mbere na n'uyu munsi nifuje kuganira nawe kugira ngo umbwire uko ese wa lady wayakiriye ute ntantu wagiye kuvumba ntago uri umusiramu ni lady nashakishije ahantu yabiri nahabuze tu ntago ewana wumve ko nakatakaza amakaritsiye yose ariko biragoranye cyane basigaye bitsimba tu ntago turizanya mirambo ubwo nyine haba hahiye biba ari ibibazo cyane kubona aho kuri lady Jayman narizi ko ubundi imbere lady yarabaga urumva umuntu akamakinga sure ko afite inshuti y'umusiramu iri buze kumuvumbisha ko byasa kose ukavuga ati inshuti rwose ndayizirikaho igomba kuza kunjyana umve ukanayiherekeza guhaha nyine nko mu gitondo kugira ngo agapirawo nimugoroba uze kugakanda ibihe ni danger man abantu baranitsimba nimba uzi ko yitwaga Karimo bayanarihinduye n'abasore basigaye bayahindura n'amazina arahindura basigaye bayahindura ni ibisazi kabisa ni ibisazi ni intambara zikomeye cyane ariko uko bisa kose uko bigaragara iyi lady uyu munsi nimba ari uko yabaye mu gihe turimo kitoroshye cyo kunamira abacu bazize jenoside ndi kubona nta muvuma nyinshi hari nani ko wabibonye enjoy nta confidence ufite tu ndabona nyine ntago wafata igihe ngo ujye kwishima kandi turi mu bihe byo kwibuka n'abari kwishima nyine bari mu ngo zabo nta bintu by'akavuyo ntago nabo wabarenganya none se kugira ngo rero tuze kwinjira mu kiganiro cyacu neza twimbikemo mbere ya byose urabanza wibwire badukurikiye ubabwire uri wowe bisobanure and then tujye twaganira byinshi byerekeye ku kiganiro cyacu twateguye uyu munsi dore ko turi bugirane ikiganiro kinini kandi ikiganiro cyaba kirimo inama cyaba kirimo amakuru atandukanye yaba kwerekeyeho cyangwa yerekeye ku bandi mu by'ukuri nyine kagira ngo ubanze wibwire abagukurikiye kuri kamera zacu za Mala Media TV. Okay murakoze amazina yanjye nitwa Twishimire Feliciane ndi umusore ukiri muto ko mubibona nyine to umusore ukiri muto mwana iyo ukiri mu myaka 20 bukiri muto cyane ubuse nta ubu ngubu nta kana uba wipapa aho ngaho ntabwo byawe ubwo rero ntabwo icyo gihe uri butoya aba hari ariko iyo utaragira ukuntu bigenza nyine tu n'abantu babibone urumva ntabwo wahita ubigira ubikomeza cyane ariko aba hari mu by'ukuri rero urubyiruko rwinshi tugenda tuganira cyangwa tugenda tugarukaho muri bino bihe bitoroshye rutubwira yuko bamaze gusobanukirwa neza ibihe turimo byo kwibuka ndetse banakataje mu gushishikariza n'abatarabimenya mu guteza imbere ibuka cyangwa se guteza imbere ukwibuka ndetse no kwimakaza umuco nyarwanda. Weho ubibona ute? Abantu barabyumva cyane haba ku maradiyo haba ku ma societe agiye atandukanye haba ku ma YouTube ku ma Facebook ndatekereza ko ibiganiro nta hantu bidaca ibihe byo kwibuka abantu twese turabizi nk'igihugu cyose twese turabizi nta nubwo ari twe gusa n'abaturanyi bacu baba babizi ko iyo twageze muri ibi bihe igihugu cy'u Rwanda nabo bifatanya natwe bakadufasha kwibuka. Rero abanyarwanda si ngombwa ko ari na ngombwa ko buri munyarwanda wese ugomba kumwibutsa ko turabizi neza ko tugomba kwibuka mu Rwanda. Ubu turi kwibuka ku nshuro 30 jenoside yakorewe abatutsi, ariko hari nk'urubyiruko wenda nk'uko wabitubwiye cyangwa se nk'uko ugaragara hari urubyiruko rw'abajene rugenzi rwawe usanga mu by'ukuri batazi ko turi no kwibuka ku nshuro ya 30, usanga nyine
bafite byinshi bahugiyemo bitandukanye cyane n'iki gihe turimo. Abo wababwira iki, wabahereza ubwiye butumwa cyangwa se wabashishikariza ko babikora gute, babigenza ute? Abo ngabo ubutumwa mbahaye, n'umwe muri wowe cyangwa n'umwe muri bo wabona n'amahirwe yo kuba wenda yo kuba yambona kuri izi mikoro, ubutumwa namuha nimba ari kutwumva, nadufashe agerageza ahinduke, kuko nawe bizamufasha muri we kandi bifashe na bagenzi be. Nimba nyumva yamfasha agahinduka, akava mu bitekerezo ari gutekereza, nawe akaza akaba umunyarwanda nk'abandi banyarwanda bose. None se buriya Felicien, ufana football? Ndayifana. Ikipe ufana ni iyihe? Reka tupfe kwamamaza nta nicyo bitwaye. Mu Rwanda ikipe ufana ni iyihe? Ufana APR FC. Nkuko mu gicamunsi cyashize ejo twabonye ikipe ya Bayern Munich urayizi, yo mu Budage, twabonye yari ifatanyije cyane n'abanyarwanda muri iki gihe kitoroshye cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ariko mu Rwanda mu by'ukuri mu makipe yose nta kipe nigeze mbona ya participatinze muri icyo gikorwa. Buri ubona bitagaragaza negligence cyangwa bari abanyamahanga bataraduhaye umukoro wo kwigaho mu gihe bafashe umwanya bakibuka, bagafata umwanya bagakora documentary ivuga cyane mu gihe turimo cyo kwibuka. Kandi mu Rwanda bamwe mu bakinnyi kandi bafite audience itari ntoya, bamwe mu bakinnyi bafite abafana babakunda nkamwe muri rusange, ugasanga bo ntago bigeze babikora. Ubona atari ikibazo gikomeye cyane? Sinahita ngenderaho ko ari ikibazo gikomeye, kuko siporo mu Rwanda ifite abantu bayishinzwe, kandi nabo bari muri iyi sosiyete yo kwibuka, babizi neza, babisobanukiwe. Ndatekereza ko nimba nabo batwumva, bagomba gukora impinduka muri siporo nyarwanda, bakongeramo imbaraga, bakatwumvisha ko yewe n'amakipe bakayumvisha ko agomba, twakabaye twe tuba intangarugero, abanyamahanga bakaba batureberaho. Ariko ni ikibazo kuba abanyamahanga aribo baduha urugero, ni ikibazo gikomeye. Ntekereza ko abayobozi ba siporo bagomba gutekereza kuri icyo kintu, bakagishyiramo imbaraga. Ndibaza ko mu Rwanda dufite amakipe menshi, ndatekereza ko ntago habura ikipe ivuga ati reka tugaragaza umusanzu wacu na siporo. Impamvu dukunda kuvuga bino bintu rero tubigarukaho na cyane, nuko dushingira ku migani y'abasogokuru cyangwa se imigani y'abanyogokuru. Baravuga kuti ubundi akimuhana kaza imvura ihise. So ngewe kuvuga bino ntago ari blaming, nta muntu ndi ku blaming, nta n'umuntu ndi gushaka kugira ngo yumva ari we na mentioninze, ahubwo bigaragaza uruhare rugaragara nk'ari gakeya mu gihe nyine hagize nk'umunyamahanga udutanga kugira ikintu tugaragaza, kandi ari twakakigizemo uruhare cyane. Mu by'ukuri rero niyo mpamvu tuba tuvuze ibyo bintu. None se buriya turi ku munsi, uyu ni umunsi twatangiye kwibuka ku cyumweru, ku itariki 7 ndetse kari ku cyumweru nibwo twatangiye kwibuka. Kuri uyu munsi turi ku munsi wa gatatu w'icyumweru twibuka. Urabona weho muri rusange uri kubona abanyarwanda bari kubyitabira gute? Abanyarwanda urebye bamwe baritabira neza, bari kujya mu biganiro, yewe ubona ko n'ubucuruzi y'abayobozi baje bakabwira ati amasaha y'ibiganiro yageze, mugerageze mufunge mujye mu biganiro. Ubona ko babyumva, barabyitabira cyane. Nko ku munsi w'ejo, nko muri murenge dutuyemo bari bagiye kwibuka. Urebye ishusho abaturage batanze, ni ishusho kwishimira. Abaturage bagiye kwibuka, ubona ari benshi mu muhanda bava mu biganiro, banajyayo. Ubona ko ari ibintu byiza cyane, ubona ko abanyarwanda
kwibuka ni ikintu bamaze gushyira mu mitima yabo, bamaze kubyisetinga, bamaze kumva ko kwibuka ni ibintu bibarimo, ubona ko babyumva cyane. Abanyarwanda rwose dukomereza, ni byiza cyane. Urakoze cyane. Twari twibanze bwa mbere cyane kuganira kuri ibi bihe turimo, ni nabyo twaganiriyeho cyane muri bino bihe turimo. Twagerageje nyine gutanga ubutumwa, turabutambutsa kandi nawe washyizeho uruhare rwawe kuko ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye. Reka rero duhindure ingingo, wenda twinjire muri entertainment gakeya kugira ngo tubanze no having fun gakeya cyane. Ubundi mu Rwanda ukunda uwe muhanzi? Mu Rwanda nkunda Bruce Melody. Ukunda Bruce Melody gitangaza? Yeah. Ako Bruce Melody abantu bamaze kumukunda ni benshi cyane. Yarabakonfirmye mu arabe inspire cyane. Yeah. No se buriya criterias Bruce Melody afite cyangwa bimwe mu mwihariko ubona Bruce Melody afite ubona atandukaniyeho n'abandi ni yihe mwihariko? Ikintu atandukaniyeho n'abandi ni ugukora cyane. Yeah. Akora cyane, appreciating ibikorwa bye. Yes. None se njyewe rero Bruce Melody nanjye ndi umwe mu bafana bari ko batari abindane, ntago ndi bafana bisiga amarangi, ariko Bruce Melody yahawe umukoro yahawe muri kino gihe uramuzi se? Umukoro yahawe muri iki gihe turimo cyo kwibuka, cyo kwibuka. Ntago nabashije kumukurikirana neza muri minsi, ariko hari icyo wandusha nawe ukaba wamfasha ukambwira. None se buriya ubona hari Bruce Melody n'umuhanzi ufite brand nini, sibyo? Yes. Muri kino gihe ubona nta musanzu yahereza abanyarwanda kandi abinyujije mu butumwa atanga buri munsi bw'indirimbo, akaba yagira ubutumwa ahereza abanyarwanda n'ubundi akoresheje cya kintu afite. Yabuhereza, yabutanga bwinshi cyane. Bruce Melody ni umuntu nje muzi, ndi umwana muto mfite nk'imyaka 10 aririmba indirimbo ziri aho ngaho. Urabona ko batangiye kuririmba nta n'amakamera, akora ibintu ubona bisa neza bifatika. Ariko yakomeje kurwana urwo rugamba, arakora cyane. Uko ushubije inyuma ukareba aho yatangiriye, ukareba naho amaze kugera ubu ngubu, Bruce Melody ni umuhanzi n'igihugu gishobora gufata kikamutuma akagenda agasohoza ubutumwa. Ejo twarabibonye muri Rwanda Day, nge Bruce Melody ni branding appreciating, ariko icyo nshaka gusobanura iyo turi muri bino bihe byo kwibuka, bino bihe tuba turimo byo kwibuka bacu bazize Jenoside, hari buri muntu wese atanga umusanzu we abinyujije mu byo akora. Nk'urugero nkatwe abanyamakuru cyangwa se nkatwe tugeza abantu ibiganiro, dutanga umusanzu wacu tubinyujije mu kuganiriza abantu, kubahereza amakuru ari gutrendinga cyane agaruka kuri ibyo bintu. Icyo mvuga rero kitagenda neza nko ku muhanzi wawe ukunda cyangwa ku bahanzi bandi b'abanyarwanda, ntabwo baritabira cyane guhanga indirimbo n'ubundi zigaruka ku mateka yacu cyangwa indirimbo ziganisha kuri bino bihe byo kwibuka. Ubona biterwa n'iki, cyangwa se ubona hatari icyo byangiza n'ubundi muri societe? Ni ikibazo kuko abahanzi nabo baba bagomba kugaragaza uruhare rwabo, bakareka abanyarwanda ko hari icyo bashoboye, kuko ntago tuzagera muri bya bihe byo vuga ngo ni abakiriya, turi muri vibe, turi kwishimana n'abahanzi ko basohoye indirimbo iri hit. Barasabwa umusanzu nabo ukomeye, twajya tugera muri bihe byo kwibuka bakadufasha, bakishyira hamwe, bakaba badukorera nk'indirimbo irimo ubutumwa, kuko bano bahanzi bacu mu Rwanda ni abantu bakurikiranwa n'urubyiruko kenshi. Ntekereza ko bafashe umwanya bagakora indirimbo ijyanye n'ibihe turimo, nabyo bifasha rwa rubyiruko, kuko ziriya ndirimbo iyo baziririmbye urubyiruko rukazumva kenshi ku ma YouTube, ku ma internet agiye atandukanye. Iyo twumvise iriya ndirimbo nka Bruce Melody nkumva yaririmbye indirimbo yo kwibuka, njyewe ndabyumva umutima wanjye bikamfasha, nkavuga ati Bruce Melody nk'umusitari nkunda fana, nimba yafashe umwanya wo gukora ino ndirimbo, nuko hari ubutumwa agira ngo nanjye ubwanjye ampe nk'umufana. N'abandi bahanzi rero nabo wenda n'umuntu wabo twumva yadufasha, kuko ntabwo twe dufite ububasha bwo kuba twabageraho ngo tubaganirize, ariko hari uwatwumva ari hafi yabo, icyo gitekerezo akakibaha.
none se muri make we watangaga igitekerezo ariko we none se weho ubona hari impamvu igaragara mu by'ukuri yatera umuhanzi kuko nimba ukora indirimbo ikarebwa na miliyoni ikarebwa miliyoni 2 eshatu igaya kuri 14 cyangwa 20 turazizi zageze amahiti mu Rwanda ukaba muri kariyeri yawe y'umuziki tumaze imyaka 30 twibuka nta ndirimbo muri ayo mahiti yose wakoze yigeze igaruka mu bihe turimo byo kwibuka ubona nyine impamvu kuko generation y'ubungubu cyangwa abahanzi bo muri kino gihe turetse ba Makoni Koshwa bande bari abahanzi bagiye ba Munyanshoza Diodoni bagiye batambuka ubona nyine nta bahanzi benshi bari gushira imbaraga cyane mu gushishikariza urubyiruko kwiyubaka kurwanya amacakubiri kirazira kumenya ndi umunyarwanda ndetse no kuba bakirinda ironda bwoko n'ingengabitekerezo ya genocide nyine babinyujije mu bihangano byabo none se nyine we ku rwa ruhande ubona impamvu ari igihe impamvu ubona muri rusange nyine uko bwa ruhande nk'umufana ufite nyine nk'umuhanzi ufana ubona impamvu ari igihe ibitera urakoze nk'ubu ku ruhande rwa muzika ndatekereza ko abahanzi b'abanyarwanda nabo hari ahantu bamaze kwikora nabo bamaze kugera nabo ni abantu bakuru kandi nabo bazi ubwenge bareba igihugu dutuye aka kanya uko kimeze ibi bihe turimo ndatekereza ko babizi cyane kundusha ariko ntago nabaveba cyane kuko hari igihe wenda ari nk'indirimbo mperuka kumva irimo uriya muhanzi Marina irimo nyakwigendera Jay Polly ngerageza ko yagerageje kuduha ubutumwa bw'urubyiruko nawe ndatekereza ko nk'abahanzi ndetse yababera urugero nubwo atakiri mu buzima ariko yababera urugero ubutumwa yasize yagerageje kwihuza n'abandi bahanzi bagenzi be batanga ubutumwa babinyujije muri ibihe byo kwibuka ndibaza iyo ndirimbo irahari yewe hari n'abandi bahanzi bagiye bagerageza gukora izo ndirimbo baranazikora n'ubutumwa turabwumva ariko ntago biri ku rwego dushaka yego biri ku rwego rwo hasi urebye n'abahanzi dufite mu Rwanda ntago ari urwo rwego byakabaye biriho bakabaye bashyiramo imbaraga nabo bagakora cyane bagatanga ubutumwa cyane twaze tuvuga bagatanga ubutumwa urubyiruko tukabwumvira mu ndirimbo tukabwumvira mu masengesho tukabwumvira mu mashuri urakoze cyane ngewe rero nkunda kureba movie cyane kuko buriya ndi umuntu ukunda gukurikiranira entertainment muri rusange yo ku isi nkayikurikiranira hafi ariko by'umwihariko mu Rwanda kuko ni igihugu cyambyaye nicyo gihugu ndangwamo nicyo gihugu ntuyemo nkunda gukurikirana ibintu byabo cyane uko bigaragara muri kino gihe ubundi kuko iyo turi mu rugo dukunda tuba tugomba kureba amafilme cyane afite aho ahuriye n'ibyabaye 94 ariko filime n'ubundi zigihari cyangwa zitrendinga ni filime n'ubundi zakozwe kera kuko nimba hariho nka filime yitwa Iminsi Ijana hari filime bita Ijoro ry'Umwijima n'izindi nyinshi ariko zimaze byibuze nk'imyaka 5 zisohotse kandi hano mu Rwanda dufite abakinnyi b'amafilime dufite abakinnyi b'amafilime badanje bafite brand nini bakora filime zirebwa n'amamiliyoni kuki nta filime urumva nimba harimo distance y'imyaka igera kuri 5 badakora filime n'ubundi garuka kuri bino bihe turimo urumva harimo ikibazo ngiye nshaka kumenya noneho nk'abakinnyi ba filime muri rusange buriya boho inama wabagira muri bino bihe cyangwa umusanzu wabo bakwiye gutanga muri bino bihe urabona ari uwe ndatekereza ko nk'abakinnyi ba filime nabo bagomba gutanga umusanzu wabo bakagira ubutumwa bahereza abanyarwanda nabo ndatekereza ko bashobora nabo kuba bakora filime bakayikora nk'abatanga ubutumwa kuko aka kanya turi kwibuka ibyabaye muri 94 n'umuhanzi uri gukora
uri gukora uyu munsi, ibyo ari gukora nibyo tuzamwibukiraho. Ibyo tuzamwibukiraho nakora ibintu bizatuma abanyarwanda bazajya basubiza inyuma amateka ye bakumva ubutumwa yatangaga. Yego. Nawe tuzamwibuka nk'intwari kuko azaba yarakoze ibintu byagiriye akamaro abanyarwanda. Ndatekereza ko rero abakinnyi ba filime nabo bashobora gushyiramo uruhare, bakagira uruhare muri ibi bihe byo kwibuka. Ubundi ni n'abakinnyi ba filime gusa, ni impande zose tugomba kunyuza ibitekerezo ku mpande zose, bitewe n'ibikorwa bw'umuntu akora. Bitewe n'ibikorwa umuntu akora. Nshobora kuba ndi umumotari mu mujyi wa Kigali nkatanga ubutumwa, cyangwa se nshobora kuba ndi n'umudije ntanga indirimbo ariko nkatanga ubutumwa, cyangwa se waza no kunyaka film nkagushishikariza kureba film irimo ubutumwa bujyanye n'ibihe turimo. Yego yego. Ibyo bintu ndatekereza ko atari abakinnyi ba filime gusa turi kubwira, turi no kubwira n'abandi bafite imirimo bagenda bakora ku mpande. Ikintu cyose ukora wakinyuzamo ubutumwa kugira ngo igihugu cyacu kibashe kwiyubaka. Kabisa. Dusa nk'abagana ku musozero w'ikiganiro cyacu, cyangwa se dusa nk'abasoza nk'abashira akadomo ku kiganiro twagiraga. U Rwanda aho tugeze tumaze kugera ku bintu byinshi byiza, ndetse twari twibanze ku gice cya entertainment kuko ari cyo gice kigaragara cyane cya boostinga ibi bihe turimo, kuko nimba ushobora gukora indirimbo ukayinyuza ku ahantu hatandukanye, streaming ibintu bitandukanye, urumva abahanzi bakagize uruhare. That's why tuba twabaganirije, that's why tuba twazanye umufana ubakunda kugira ngo nata atange idea ye, kuko twese tubashijweho n'ibitekerezo by'abandi, tubashijweho n'ibitekerezo dutekereza abandi bakadukosora. Ndizera yuko abahanzi batwumvishe. Dusoza rero ndagira ngo nkwibarize akabazo kamwe. Muri iki gihe turimo, urubyiruko twiganje cyane mu social media, twiganje cyane mu kuba dukoresha cyane amatelefone. N'icyo abona muri ayo matelefone dukoresha cyangwa muri iyo social media dukoresha, ni gute, nize strategies twakoresha kugira ngo dutambutse noneho buno butumwa bwo kwibuka abacu kandi bigende neza? Urubyiruko kuko nk'uko bivuze ibintu by'ikoranabuhanga, urubyiruko rurabyumva cyane. Ikintu cya mbere tugomba gukora kugira ngo natwe dutambutse ubutumwa ni ukugerageza ku buryo muri ibi bihe, wenda muri no minsi 100 yo kwibuka, tugerageze cyane nk'urubyiruko dushyiremo imbaraga mu biganiro dukora, mu buzima busanzwe, mu myitwarire yacu nk'urubyiruko. Icyo tugomba gukora ni ugushishikariza bagenzi bacu, tugashishikariza n'ababyeyi bacu muri rusange n'igihugu cyacu muri rusange. Tugomba kugishishikariza ko natwe nk'urubyiruko tubari hafi cyane muri ibihe byo kwibuka. Hanjye nk'urubyiruko ubutumwa natanga, dusoza, wenda wambwiye ko uri gusoza ikiganiro, nasoza ikiganiro mbwira urubyiruko ko tugomba gukora cyane, haba muri ama social media, tugakora cyane, tuba intangarugero nk'urubyiruko rw'abanyarwanda, kugira ngo tubashe gukomeza kwibuka tuniyubaka, kandi dufite n'intumbero yo gukura igihugu cyacu aho kiri aka kanya, tugakomeza kugiteza imbere. Nkasoza nshimira Perezida wacu wa Repubulika Paul Kagame bwo kwitanga atirebye, agakora byinshi haranira umutekano w'abanyarwanda, akagarura amahoro mu gihugu. Nje nk'urubyiruko ndamushimiye cyane, Imana yamuduhaye, yarakoze.
reka ngushimire cyane, reka mubwira ati byari by'agaciro kuganira nawe, kandi ndakeka ko ubutumwa tuba dutangiye hano cyangwa ubutumwa n'ibitekerezo ubutanze buba buri butambuke mu bantu benshi cyane. Abo mvuga benshi nababashije kudusubscribingira kuri channel yacu. Imana y'amahoro niguha umugisha. Murakoze. Kandi ntabwo ari ubwanyuma tuganire, tuzongera tuganire, uzajya ubana natwe cyane uko ubonetse tuganire, kuko ibitekerezo ufite n'ibyubaka. Utaragenda rero ka banze mbwira bari badukurikiye kuri iyi channel yacu ya Mala Media TV, mbabwira ngo umukore subscribe kugira ngo buri munsi ujye ubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi, ubona ibiganiro n'ubundi bigaruka bikubwira amateka, bigaruka bikubwira amakuru agezweho, bigushishikariza gukunda igihugu, bigushishikariza gukunda u Rwanda ndetse no kuba umunyarwanda. Ibuka rero kuri subscribe kugira ngo njye nawe tujye tubana buri munsi, kandi ujye ubona ibiganiro bigezweho. Imana y'amahoro igomeze kurinde.